ariko icyo gihe mbibwirwa gutese numvaga nkunda umuziki, nziga umuziki, mfite umuterankunga ufite amafaranga akambwira ngo mwana, yanyitaga mwana wanjye, ariko ari umugabo w'igisambo waseseye rwihishwa. Noneho rero yavuga mwana wanjye, nanjye nitetesha kubi nkagondeka ijosi ngo ubwo ni mwana wanjye. Tubaho neza, njyana ku ishuri, tumarana n'igihe kijya kungana n'umwaka hafi n'igice. Mu by'ukuri ntaranamubonaho, wenda hari igihe umuntu aba agira ingeso mbi, uko mutindana ukagenda uzibona. Twamaranye icyo gihe cyose, mbona ari umugabo umeze nka marayika. Ariko burya abapapa ni ninja, ashobora kukwihorera ariko ari kugupangira. Cyane cyane burya ibyo mbivugira ku bana b'abakobwa ngo bagire amakenga. Kuko nyuma y'icyo gihe amfasha ariko nyuma y'umwaka n'igice umupangu umaze kuzura, arampamagara anzanira ururabo rwiza. Ndirukanka njya kurufata, arambwira ngo utararufata ndagira ngo nkubwire ko ari urw'umugore wanjye yampaye njya kuza muri iki gihugu. Ese kubera iki ururabo umugore wawe yaguharirwa umpaye? Ngo nanjye nashatse kutekereza impamvu ururabo umugore wanjye yampaye ari rwo nguhaye. Nubwo nari umwana ariko naratekerezaga. Ndamubwira nti rero ururabo umugore wawe yaguhaye urubike neza. Wa muntu mumaze hafi umwaka n'igice avuga ati mwana wa akumenya, ariko umwaka n'igice washira ukajya ko ukabona hingukanye ururabo. Iyo mpamvu navuze ngo ni ninja. Maze kurwanga twari duhagaze ahantu, nari ntaramubona n'umwe ndakarira, mbona ararufasha rugiza atya, ararufata ararushugunya, ahita ntera umugongo aragenda. Nanjye ndigendera, ngiye hehe? Muri rya shuri yishyura, muri bya biryo yishyura, twatuvuta two kwisiga, yanzu byose nabikuraga mu biganza bye. Werega sindiso, niko iyo message yavugaga. Noneho wa mwambaro wo kuba ari data arawitwikurura. Aho nabaga mu majyepfo ujya mu majyaruguru, Ubuhinde ni igihugu kinini cyane. Noneho nk'abandi umunyarwanda utagira igiceri cy'icumi, utagira n'icyangombwa kimugaragaza ko ari umunyarwanda. Nkazajya mpagarara nkitegereza igihugu, nkabona sinze epfo sinzi ruguru, ahicara nkazajya mbona. Rero Abahinde mu Mana basenga n'ubwambure bwa kigabo n'Imana, babukuraho ku mibiri bakawumanika mu nsengero. Kurya iwawe umusuzugura abandi barabasenga kandi batanabitegetswe n'Imana, babibwirwa n'ibigirwamana. Ndagaruka ariko ngaruka mfite umushiha, ni Yesu wari nubwo niyahuye, ariko uri umugome wanyishe, ndashaka kugutuka. Ndasharije, ndagenda mpagarara ahantu ku rutare, ni Yesu ntigiye kugutuka kuri nyoko, ikizaba nzamumuta. Pawulo yavuze ngo ibyari indamu yanjye ngo nabitekereje nk'igihombo, ngo ndetse ngo nk'amase, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero, ngo buri mu kumenya Kristo. Muri Yesu ari mu butunzi butagira akagero. Neza hari aho ugera ukumva ugeze ku munota wa nyuma, ariko abaririmbyi bavuze ngo nyir'ururembo yagiye ashinga amabuye yo gukandagiraho. Buri inzira wigeze uhuriramo na Satani ntukayinyure. Hari igihe abarokore biyemera ngo mpfa kuba nasenze ngo nzamusura. Nagiye mbona abantu basambana bavuye mu masengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa kubera kwiyemera. Uwo turwana ntabwo ari umuswa. Ni iki byagenze bite ku buryo abana b'abakobwa batagitinya gusambana? Ibanga ry'ubusugi muri tekereza mute? Byagenze bite? Ngo mama Joy ngo urumva ngo nagiye kumureba ngo ngira ngo munyureho ngo tujyane muri repetition ngo bihita birangira. Ariko ni igicuri warwaye, yaguteye umutega gutikura ku buriri. Byagenze bite? Jewe mbona nababajije ntese nta myambaro y'imbere mu cyambara, koko aravuga ngo nagiyeyo ngo njyanyikaye ngo bihita birangira. Uriya ni umwenda umuntu yambura yabitekereje.
ntayo mucyambara muyisiga mu rugo mukagenda. Turasoma muri Yesaya ibice 61 guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Mwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Imana ishimwe. Dusome Yuda agira igice kimwe, igice cya mbere murongo wa 3. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe kubahugura ngo mushishikarire kurwanira ibya kwizera abera bahawe rimwe bikazageza iteka ryose. Uyu murongo ndawusubiramo. Bakundwa b'i Yerusalemu, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe kubahugura ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bikazageza iteka ryose. Twahawe insanganyamatsiko iri muri Zaburi 124. Nasoma murongo wa 7 havuga ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza u Rwanda. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza mu Rwanda. Abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, bati koko u Rwanda rufite Imana. Abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu, ati koko u Rwanda rufite Imana. Abo ku mpera z'isi bose
kacu bati koko u Rwanda ufite Imana. Turashima Yesu ko yahaye abanyarwanda kumenya Imana. Yesu ni mumukomera amashyi, ni mwiza cyane. Mbivuze wagira ngo ni bikabye, ariko hari ibihugu byinshi bitazi Imana. Jewe nabaye mu Buhinde, Abahinde bagira Imana 30,000. Bagira itanga ubwiza, itanga gukundwa, itanga kubyara, ariko muririmbyi yaravuze ngo turashima Imana ko twavukiye ku ngoma y'Umwami Yesu. Ngo iyo tuvukira ku ngoma ya Satani ngo abara dutapfuniye itabi mu kanwa, ariko ngo Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. Yesu ni mwiza. Ino zaburi nayivugaho utuntu duke, bayita ngo ni zaburi y'amazamuka. Bino bice bya zaburi byo mu bice binini guhera mu 100 na gukomeza, bikunze kuba byanditseho ngo ni zaburi z'amazamuka. Zimwe ni indirimbo za Dawidi, izindi zikaba indirimbo z'abandi baririmbyi. Iza Dawidi ni izo yanditse nyuma yo kuba yarakikutse ubuzima bwo mu ishyamba. Izindi azandika nyuma yo kwibuka urugamba yagiye arwanana n'Imana, kandi arwana n'ababisha bakomeye, barimo ba Goliyati, barimo na ba Sawuli, ariko kubw'amahirwe akazajya ajya akabona mu ntege nke ziwe Uwiteka agize atya amuhaye kunesha ababisha. Muririmbyi yaravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera ngo bintera kuramburira Uwiteka amaboko. Dawidi yabyibuka akandika mu buryo bwo kuririmba ashima Imana. Si no mu buzima bwe bwonyine, no mu bugingo bwe Dawidi yarwanye intambara zagiye zishaka no kugira ingaruka ku bugingo, kandi mwibuke yuko ubugingo bwacu ari bwo buzabona Imana. Dawidi igihe ari kurwana n'Abamoni ngo yagize gutya, murabizi umwami ari mu ntambara ntabwo abatuje. Kandi si n'umwami gusa, ahubwo natwe iyo intambara zabaye nyinshi mwabonye ko n'imbaraga zo gusenga zibura, burya umuntu asenga intambara zitaragwira. Dawidi ngo arananirwa cyane, Bibiliya tubwira ngo aravuga ngo cyo mbe ngiye ku buriri ngo nirambikeho gatoya numve ko naruhuka. Ngo ariko akangutse Dawidi ngo asohoka mu mudugudu ngo ari gutembera, ngo atereye akajisho hirya ngo abona umugore wambaye ubusa ari kwiyuhagira. Kubera ko yari amaze igihe ari kurwana intambara, nta mbaraga yari afite zo kwirinda ibyo bintu. Iyo umuntu amaze igihe ategera Imana aho ari, niho hahandi ugera iruhande Satani akakubwira ati tinza y'akajisho wihera ijisho, nyine amaso aberaho kureba. Ariko uzarebe iyo uri mu bihe byiza urahanyura ukamera nk'utabibonye. Dawidi ngo umutima uramubwira ngo mwami we, ukabona umugore mwiza gutyo ukamukuraho ijisho. Dawidi ngo birangira imbaraga zibaye nkeya, kuko aramaze igihe mu ntambara, nta yandi makuru afite, ngo ahita avuga ngo nimumunzanire. Bararyamana, binamuviramo kwicisha umugabo we, nubwo byagize ingaruka zikomeye. Ariko Dawidi amaze kubona ko yaguye icyo kibazo, afata icyemezo cyo guca bugufi imbere y'Imana, araboroga cyane, abwira Imana ngo ibi nabyo bibereyeho, mugaragare ko utunganye niwuvuga kandi kukiranuka nuca urubanza. Ngo abwira Imana ngo mbabarira. Bibiliya tubwira ngo Imana ihita imusezeranya imbabazi zihoraho, iramubwira ngo nzakubabarira, n'uwo mu rubyaro rwawe uzacumura nzajya muhana nk'uko umubyeyi yahana umwana. Ndashimira imbabazi za Yesu ko zihoraho iteka ryose. Nicyo abategereje gusa ko umuntu aza ngo avuge ngo mbabarira. Ubwo ni zaburi ndi kubabwira. Hanyuma iki bavuze ngo ikigoyi kiracitse, ku bana ikigoyi ubundi ni umugozi, ariko iki bavuga muri Bibiliya ni umugozi uherekejwe n'imbaraga mbi zangiza. Ni umugozi Imana idaherekeje, ni umugozi w'abadayimoni umwanzi abohesha. Ikintu cya mbere abohesha
akoresha uyu mugozi ni ukubaha ubugingo bw'umwana w'umuntu. Iyo ubugingo bw'umwana w'umuntu bwaboshye n'amarangamutima arangirika, kuko iyo ubugingo ari buzima n'umuntu agira imimerere mizima, ariko iyo ubugingo bwangiritse n'amarangamutima arangirika. Ikimenyetso kikwereka ko amarangamutima y'umuntu yangiritse ni igihe umuntu agaragaza imyitwarire ihabanye n'uko sosiyete iteganya ibintu. Umuntu akagaragaza imyitwarire ihabanye n'uko sosiyete iteganya ibintu. Sosiyete ikavuga ngo abakobwa bambare, ukabona umukobwa agenda mu nzira atambaye. Uko ni ukwangirika kw'amarangamutima. Tukavuga ngo ubu ni amasaha yo kuruhuka turyame, ukabona umuntu arabyutse aricaye. Ndetse muze tujye ku meza turye, ukabona umuntu wo kwicara ngo arye agiye kuryama. Ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu afite amarangamutima yangiritse, kuko agaragaza ibimenyetso bihabanye n'uko sosiyete iteganya ibintu. N'ibindi n'ibindi. Iki kigoyi si amarangamutima gusa, ahubwo iyo yangiritse cyangiza n'imibereho isanzwe ya muntu. Kikavuga ngo ntuzakore. Korari ejo nibo twabiganiriye. Kikakuboha, kikavuga ngo abana bawe ntibazige, uzacuruze ntibigende, uzige ntumenye ubwenge, uzabyige ntibigire icyo bikumarira. Umwanzi akakubohesha uwo mugozi, ukazajya ugerageza gutera intambwe, ariko kuko ubohesheje iyo ngo y'umubisha ntutume ugera aho ugomba kugera. Ariko hari ibintu binejeje bivuga ngo ikigoyi ngo kiracitse, ariko ni nka tombora. Ko hari igihe umuntu aba yaje bikino azi ngo ni ibisanzwe, ariko ugahura n'imbaraga y'Imana iri buze kukubohora iyo ngo ikumazeho igihe, nubwo waje utabyiteze, ariko Imana iravuze ngo akira kubahoka, kuko Uwiteka yateguye guca icyo kigoyi. Niba umukomera amashyi, Yesu ni mwiza. Yesu ahagucyura. Bavuze ngo ubugingo burakize. Ngo ni iki gikize yemwe? Ni ubugingo. Kandi ubugingo ntabwo ari amafaranga, ubugingo ntabwo ari imiryango ikomeye, ubugingo ntabwo ari abana beza twabyaye. Ubugingo ni impamvu yo gupfa kwa Kristo, kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka, ngo ahubwo ahabwe iki? Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turashima Yesu ko yaduhaye ubugingo buhoraho. Ni impamvu yo gupfa kwa Yesu. Ni nayo mpamvu aribwo Satani arwanya cyane, nuko abarwanya ko imbaraga z'urupfu rwa Yesu zigira ububasha mu bantu. Kandi ubugingo ni igihembo cy'abakozi. Iyo dukorera Imana ntabwo dukorera ibyangirika, ahubwo dukorera ibitangirika. Ni nako umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo kuko igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi bose bazataha, kandi ngo umwami wabo bakoreye ngo azabakora mu ntoki, ngo ababwire ngo mwakoze neza. Abakozi duhereza Imana yacu icyubahiro. Ni igihembo cy'abakozi, nicyo dusiganirwa. Gukizwa, hari igihe tugeze mu gihe bivugwa nk'ibintu bimenyerewe, ariko Yuda yandikira itorero yarababwiye ngo bakundwa, ubwo nibwiraga ibyo kubandikira agakiza dusangiye, numvise ko maswe kubahugura ngo mushishikarire kurwanira. Impamvu bavuze kurwana nuko hari uwo turwana, niyo mpamvu yavuze ngo nimurwanire. Ni intambara, ngo murwanire ibyo abera bahawe rimwe bikazageza iteka ryose. Ngewe mba mu mahanga, wenda kuba tutakomeje kubana niho nigiye amashuri yanjye ya kaminuza. Nari mvuye iwacu, rwari urugo rukennye cyane. Mama ari umubyeyi w'indushyi kubera kurera abana,
abana benshi adafite icyabaha, iwacu haba inzara ikomeye. Ariko Imana igira gutya, twaba turi nko mu nzu dusenga, tukumva Imana iravugisha mama, kamubwira ngo abana bawe nzabakuza, nzabakomeza, nzabaha kwiga mu bihugu bikomeye. Ni Imana ireba mu itangira ikamenya iherezo. Igihe kigeze, Imana yamubwiye ngo nzaha abana bawe kwiga mu bihugu bikomeye. Mama agize atya, abona umuterankunga unjyana kwiga mu Buhinde. Yemwe iyo si Imana? Yaje iwacu, yabaga iyo, abwira mama ati abana bose ufite, hari umwana nabonye muzi ubwenge, ndashaka uzamumpa hamujyana kwiga. Kubera ubuzima bubi bwari iwacu bwatumye mama ahuma amaso, ntiyagira amakenga na make. Hari igihe ubuzima bubi butuma uhishwa, bikakwambura amakenga. Icyiza cyose ubonye ukagira ngo ni Imana icyohereje, ariko burya na Satani afite ibyiza byinshi. Ntimuzi ko se na Yesu yabimugerekereje, kamubwira ati nundamya mfite ibintu n'ibindi nzabiguhereza. Nabyo birahari ariko byangiza ubugingo. Numva arabimubwiye, mama ahita amuha impundu ngo ahi, kumbi ashyize mu maboko y'ikirura atabizi. Yanjyanyeyo ndiga pe, yanshyize mu ishuri ryiza, umva ndagenda ndabyibuha, ngira ibiro 56. Sinzi impamvu bibasesa, ariko nibyo biro byinshi nigeze kugira mu by'ukuri. Tumererwa neza, batujyana kwiga, batugaburira neza. Ndibuka ko umwana umwe twabanaga yambaje ariko se Jo, tiko Bibiliya ivuga ngo tuzaza ni kurerekanwa, wowe ubona uko tuzaza kutarerekanwe? Ubuzima bwari bwiza, ariko mbivugiye buri buke njyayo. Imana yaransanze iwacu, hari habaye amasengesho, ndota nijoro mfumbase zahabu mu biganza. Noneho mu nzozi ngasamara nk'umuntu wamenye ko afite akantu keza, ariko aho hantu nasamariye nkabona imbere yanjye hari urwobo rurerure ntashobora guheza amaso. Mu gihe nkirangaye nishimye, ka kantu nari mfite karancika kagwa mu rwobo. Nkangura umuntu twari twararanye, ndamubwira nti byuka dusenge, ndarose. Tese urose iki? Ndamubwira nti ndose mbona mfumbaza akantu kameze nka zahabu mu kiganza, ariko mu gihe nari nyikishimiye karancika kitura mu rwobo. Ni mu gihe nabonaga ibyo, numva umuntu waririmbiraga mu matwi yanjye indirimbo ivuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba. Muri iyi si ntaho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi ntaho twabihungira. Araririmba ariko mera nk'utumvise, ahamagara izina arambwira ngo Joyce we, ni hehe abizera bazajya kuba. Ntabwo ari muri Amerika, ntabwo ari i Burayi, ngo ni ahantu iwabo wabizera. Turashima Yesu ko yaduteguriye undi mudugudu abizera bazajya kubamo. Turi gusenga ku bw'izo nzozi, Imana irambwira ngo nashyize ikintu gikomeye mu biganza byawe, nurangara kikagucika, kukigarura bizakugora. Nari nkiri muto sinamenya ngo zahabu ni iki, ariko Bibiliya iravuga ngo ubwami bw'Imana ni nk'izahabu yahishwe mu murima. Umuhinzi agiye guhinga ngo ahishurirwa yuko aguye ku kintu cy'agaciro, ngo afata ibyatsi ngo arayitwikira, ngo aravuga ngo nzagurisha ibyo nkunze byose, ariko nkunze ndongera. Ubwami bw'Imana ni nk'izahabu, gukizwa ni nko kugwa ku izahabu. Haleluya! Imana ishimwe. Gukizwa ni nko kugwa ku izahabu, gakiza gahenze. Zahabu kandi umuntu atabona ari uko yayihashe. Muririmbyi yaravuze ngo ni ubuntu bw'Imana butangaje, niyo mpamvu wabibonye uwo mwavukanye ntabibone, ni impano y'Imana. Imana yigirira iteka ugatakira ngo upfunyikire, mwihere
ubugingo buhoraho, nawe uzabane nanjye mu bwami bw'ijuru. Abantu Uwiteka yahaye agakiza mumvugire ngo haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Yatugabiye agakiza. Warinde. Narinde ku bwa kavukire. Ntabwo nakarazwe na data. Yarinze afata akamenye. Ajya atubwira ngo ntabwo azakurikira imana y'abarokore, ariko Yesu aza kuhinjira iwacu. Aratubwira ngo ndababyaye, nimwakira agakiza kanjye ku buntu. Ndashimira ubuntu bw'Imana butangaje. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yesu yaratubabariye, aduha agakiza ku buntu. Nizo mpamvu z'ibi byirato, nuko kwisanzura gutya, nuko Yesu natwe yatuguze, nuko natwe Yesu yadukunze. Imana ishimwe. Muri iryo joro Imana ivugana nanjye, ariko nashima Imana y'abarokore ko igivuga. Irambwira ngo mwana wanjye, nubwo ugiye mu mahanga ukaba ufite ubwoba, ariko uhumure, nzakurinda gushwanyagurikira mu mahanga. Mvugo y'Imana irakomeye. Gushwanyagurika ni nko gufata urupapuro ugataburamo uduce tutagira ingano. Ariko icyo gihe mbibwirwa guteze, numvaga nkunda umuziki, nziga umuziki, nkiga ikoranabuhanga, ko nari mfite umuterankunga ufite amafaranga. Akambwira ngo mwana, yanyitaga mwana wanjye, ariko ari umugabo w'igisambo waseseye rwihishwa. Noneho rero yavuga mwana wanjye, nanjye nitetesha kubi nkagondeka ijosi, ngo ubwo ni mwana wanjye. Imana irambwira ngo nzakurinda gushwanyagurikira mu mahanga. Ikindi irambwira ngo ngiye kuzakwigisha ko abagore bose atari ba nyoko, n'abagabo bose atari baso, kubera ko igihe uzankoreramo kizaba igihe kirimo ibirura byinshi. Ndashima Yesu. Ajya turebera imbere, akaduteguza ibihe biri imbere bizaza, bizagora abagenzi. Ntukajye ugaya igihano Uwiteka guhana, n'ishuri Uwiteka kwigisha riba rifite impamvu mu gihe kizaza. Harambwira ngo mwana wanjye, ikindi ngiye kuguha impano yo kumenya indimi z'abanyamahanga, kuko bizagufasha. Imana ibimbwiye, ntubundi se siniga? Umuntu se yakwiga akayoberwa Icyongereza, wakwiga se ukayoberwa Igifaransa? Imana irambwira ngo ngiye kuguha impano yo kumenya indimi z'abanyamahanga, kuko bizagufasha. Norira indege ndagenda. Niyumvishemo ko mpaswe kubahugura ngo mushishikarire kurwanira iby'abera bahawe rimwe bikazageza iteka ryose. Tubaho neza, njyana ku ishuri, tumarana n'igihe kijya kungana n'umwaka hafi n'igice. Mu by'ukuri ntaranamubonaho, wenda hari igihe umuntu aba agira ingeso mbi, uko mutindana ukagenda uzibona. Twamaranye icyo gihe cyose, mbona ari umugabo umeze nka marayika. Ariko burya abapapa ni ninja, ashobora kukwihorera ariko ari kugupangira. Ntabwo ari bose. Cyane cyane burya ibyo mbivugira ku bana b'abakobwa ngo bagire amakenga. Kuko nyuma y'icyo gihe amfasha ibintu ayanansengeraga, akanamanurira, akambwira ngo Joy, Imana irambwiye ngo uzagirira umugisha ku bantu mudahuje uruhu. Ibyo yambwiye byose byarasohoye. Ariko nyuma y'umwaka n'igice umupangu umaze kuzura, arampamagara, anzanira ururabo rwiza. Ndirukanka njya kurufata, arambwira ngo utararufata ndagira ngo nkubwire ko ari urw'umugore wanjye yampaye njya kuza muri iki gihugu. Ese kubera iki ururabo umugore wawe yaguharirwa umpaye? Ngo nanjye nashatse kutekereza impamvu ururabo umugore wanjye yampaye ari rwo nguhaye. Nubwo nari umwana ariko naratekerezaga.
ndamubwira nti rero ururabo umugore wawe yaguhaye urubike neza. Wa muntu mumaze hafi umwaka n'igice avuga ati mwana wa akumenya, ariko umwaka n'igice washira ukajya ko ukabona hingukanye ururabo. Iyo mpamvu navuze ngo ni ninja. Ndikanga, ndangije ndamubwira nti ururabo umugore wawe yaguhaye urubike neza, ngewe uzangurira urundi. Nari ntaramubona arakara, yajyaga abwira abantu ngo uriya mwana ngo ndamukunda 120%. Iyo bijya kupfa birenga igipimo ngo ni 120%. Maze kurwanga twari duhagaze ahantu, nari ntaramubona n'umwe andakarira, mbona ararufasha rugize atya, ararufata ararujugunya, ahita ntera umugongo aragenda. Nanjye ndigendera, ngiye hehe? Muri rya shuri yishyura, muri bya biryo yishyura, twatuvuta two kwisiga, yanzu byose nabikuraga mu biganza bye. Ngeze mu rugo mbona message irasoni, Joy, aho nagufashirije sinigeze mbona uha agaciro ineza nakugiriye, none nguhaye umwanya usubize ubwenge ku gihe, nurangiza unsubize. Ngwerega sindiso. Niko iyo message yavugaga. Noneho wa mwambaro wo kuba ari data arawitwikurura, umutima uransimuka, nibuka bya bindi byose Imana yambwiye. Nari naranabyibagiwe kuko nagezeyo ubuzima buba bwiza, bituma ibintu byinshi biri negative Imana yagiye ivuga numva hari ko bitakunda, ariko amaze kunsubiza atyo umutima urakanguka. Ndamwandikira nti message munyandikiye simfite icyo kuyisubiza. Nkibivuga hari nka 8 z'amanywa, akura ibyangombwa byanjye kuri kaminuza arabinzanira, kwishyura inzu arabireka, kwishyura ibiryo arabireka, ubwo tuvuta tw'abakobwa two kwisiga mperuka uko ngutwo, atwara visa yanjye n'icyangombwa cy'intara nigagamo, anaho ngaho arigendera, arambwira ngo uzankenera ntakigukeneye. Navuga ngo ni ninja, ni ninja. Bya biro byanjye mwasetse byaragiye birashira, ngira 36. Ndarwara mu mutwe kubera kwikorera ibibazo uri umwana. Ambasade yabaga rwari urugendo rw'iminsi 7 nyine ugenda ucumbika muri gare ya moshi, kuva aho nabaga mu majyepfo ujya mu majyaruguru. Ubuhinde ni igihugu kinini cyane. Noneho nk'abandi umunyarwanda utagira igiceri cy'icumi, utagira n'icyangombwa kimugaragaza ko ari umunyarwanda, nkazajya mpagarara nkitegereza igihugu, nkabona sinze epfo sinzi ruguru, nkumva umutima uraruhutse. Buriya mu kuvuga habamo kuruhura umutima. Burya kujunjama bituma umutima ugenda ubyimba, ariko uzarebe iyo ugize amahirwe yo kurira cyangwa ukavuga wumva umutima uri koroherwa, kuko ako karuru naragakomaga nkumva umutima uraruhutse. Mubabaro uranyica ku buryo ushaka kumva umubabaro wawufata, hamwe uwumva ukumva hari nk'ahantu uri wawufata. Yesu yaje ngo indushyi ziruhuke, nabo umwanzi yashyize mu nzu z'imbohe nk'izo ngizo, yaje kubategekera ngo basohokemo mu izina rya Yesu. Yuda yavuze ngo bakundwa b'i Yerusalemu, ubwo niyumvagamo kubasura, numvise ko mbaswe kubahugura ngo mushishikarire kuturwanire agakiza abera abaribwe kakazageza iteka ryose. Ako Yesu yameneye amaraso akavuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange maruhuri. Turi mu gihe cyo kwibukiranya, ibintu byose byarumvishwe, ni igihe cyo kubahugura, ngo ni igihe cyo kurwanira agakiza, kuko imbaraga zikarwanya nazo zahinduye isura.
nta gishya cyenda kuvuka. Niyo wakwiga teoloji, nanjye narayize lisanse ndayigira, ariko nta gishya twenda kuvuga. Ibintu byose byarumviswe, byarumviswe. Mana arambwiye ngo ngutumye kwibutsa, turi gukora turu zo kwibutsa itorero ko ari igihe cyo kurwanira ibyabera bahawe rimwe. Inzara iranyica cyane, ubu inzara ndayizi. Perezi burya niyo mpamvu wabonye ntajyanye ibintu byinshi. Inzara ndayizi. Kuba ahantu hatari iwanyu mu Bahinde, biryo bakabimena, ariko kuko ntabyishyura simbe nabikoraho, kandi abandi babirya bakabimena. Nza kwigira inama ndavuga nti ngenda, hari aho babiriraga bakabisiga, bava kurya nanjye nkagenda mwibanga nkajya kubifata. Haza kwaduka umugore wangaga birabura cyane, yambona nje kubirya, umugore y'ibiro nka 90, agahita yirukanka akabisukamo amazi mabi, simbirye ntabirya akabimena kugira ngo umwirabura ntabibone. Ujye ugira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere, nitana kugarukira izagarukira abo wabyaye. Akabimena. Marira, narinzi ko amarira Imana itagiye ahoza disi, ariko umurimbyi yaravuze ngo nta marira nabonye atahoza, nta gahinda nabonye atamara, nta bikomere nta kimwe atomora. Ni ukuri Yesu arashoboye, ibyo atarakora sibyo byamara imbaraga zo gushima, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye, ibyo atarakora ntibikumaremo imbaraga zo gushima. Ndababara cyane cyane, niga kurira ibiti by'amapera. Nari mfite ishyamba, najyaga nicara mu mwana w'umukobwa saa 10 nkaba ndirimo, kuko nyir'inzu yari yaramenye ko nzinjiramo mwibanga, kazajya aza, sinshaka kubona umwana w'umukobwa uba mu nzu zanjye atari umunyeshuri. Umutima wanjye urahaba, nkazajya mbyuka atarabyuka, ngakaraba, ngafata igikapu cyanjye ngashyiramo birange y'icyongereza nakoreshaga n'igitabo cy'indirimbo n'iyi, nkaheka nkajya muri iryo shyamba. Ryari ishyamba ribi, ntabwo ari Nyungwe. Ubundi amajyepfo y'Ubuhinde agizwe n'amashyamba mabi manini cyane. Iyo rero yinjiyemo usanga hamanitsemo ibigirwamana, ibimeze gutya, ibikanuye amaso, ku buryo kuryicaramo ufite ibibazo atari Yesu waniyahura. Ariko ndashima Yesu ujya utuma abantu batiyahura. Ujya ukomera umutima kandi urwana intambara nziza. Haleluya! Mana ishimwe, Mana ishimwe. Nkahicara nkazajya mbona rero Abahinde mu Mana basenga n'ubwambure bwa kigabo n'Imana, babukuraho ku mibiri bakabumanika mu nsengero. Kurya uwawe umusuzugura, abandi barabasenga kandi batanabitegetswe n'Imana, babibwirwa n'ibigirwamana. Rero byatumye habaho umwuka wo gufata ku ngufu, no mu nzira baba bafatana ku ngufu, no mu mabisi ujya kubona ukabona abantu bari gusambana. Bimwe byanyu oya, ni gahunda, birazwi, amasosiyete y'indaya yaremewe, ibyo ntacyo bitwaye, bigitwaye muri sosiyete y'Abanyarwanda. Kazajya mbona muri iryo shyamba abantu bari gusambana, nkabona bari gufatana ku ngufu, umutima urambwira ngo bazagufata ku ngufu. Ryari ishyamba ribi cyane. Noneho numva Imana ingiriye inama, n'ubundi nari meze nk'agahungu, nta kimenyetso cya gikobwa nari mfite. Nkazajya nari mfite ubupantaro nkakambara, n'agapira ngahina amaboko, nkashyiramo ikigofero, nkavuga nti nzajya mbona umuntu w'igitsina gabo anyegereye nzajya mvugiriza. Niga kuvugiriza, ndavuga nti nzajya niga kuvugiriza, ndabyiga ndabimenya. Ndatekereza nti hari ukuntu abasore bakiri bato bigendesha amademarishe y'abana,
gutangira azajya ngenda gutya avuga ni buriya umusore azajya mbona abone nanjye ndakandi gatipe ntacyo yambaza. Burya Imana igenda iduha intwaro bitewe n'ahantu. Hari izo Bibiliya itavuga ariko bitewe n'ahantu Imana ijya iduha intwaro zo kurwanisha. Kandi iyo ntwaro yaramfashije. Barahanyuraga bakambona bakikomereza, nkababona barwaniyo, nkabwira Yesu ni Yesu, nuntabara ukankura muri iri shyamba ukansubiza iwacu kwiga ko mbona bitazakunda, ariko nimbona unkuye aha hantu ukansubiza mu gihugu cyanjye, nta kindi nzagukorera uretse kugukorera. Mukiza Yesu niwe wankuye mu ishyamba, none nsigaye mba mu murima we, kandi kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru shobora kwera imbuto ashaka. Aho hantu ndahaba, ariko biza kwanga, umutima urambwira ngo uziyahure, wanyu baragutaye ntuziga ntuzataha. Kwiyahura ndabipanga, inzandiko n'ubu mu rugo ndabigiraho nabyanditse, mbisigaho ngaho ndagenda njya kwiyahura. Hahandi ugera ukumva nta kintu usigaje inyuma, ubuzima bubishye nta kiryoshye kirimo. Ndagenda rwose numva nta mutima uncira urubanza, kandi sinari mbitekereza icyo gihe. Burya umuntu agera kuri iyo puwe amaze igihe abishushanya uko byagenda. Nkavuga ni sinshaka kuziyahurira ahantu imodoka izansigaza, ndashaka aho nzajya igahita inyica bikarangira. Ndahaguruka, twari dutuye hafi y'imihanda y'amagari ya moshi, ndavuga nti nzagenda nirohe muri iriya korosi. Ndi mu nzira nagize umushumba wankundaga cyane nkiri mutoya, amenya ko njya mu mahanga yarampamagara arambwira ngo mwana wanjye, abantu benshi iyo bagiye mu mahanga benshi baragwa, ariko nuguma kubaha Imana, Imana izaguha umugisha mwinshi. Afungura Bibiliya mu nzandiko za Timoteyo, hariya Pawulo yagiye avuga ngo ndagutongera mwana wanjye, ndagutongera. Pasiteri arantongera, mutinye ko iryo jwi rye ari ryo ryaje mu matwi yanjye ngeze aho ngiye kwiyahurira. Muri ibyo yaravuze ngo nubona ko naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo. Ndagaruka, ariko ngaruka mfite umushiha, ni Yesu wari nubwo niyahuye, ariko uri umugome wanyishe, ndashaka kugutuka. Ndasharije, ndagenda mpagarara ahantu ku rutare, ni Yesu ntigiye kugutuka kuri nyoko, ikizaba nzanywa umuti. Yesu ntuzamutuke, ni mwiza duhaye, ni mwiza atinze, ni mwiza twabyaye, ni mwiza byanze. Dawidi yaravuze ngo tumushimire ko ari mwiza, kuko imbabazi zihoraho iteka ryose. Nimushimire Yesu wacu ko ari mwiza, Yesu wacu agira imbabazi. Ngeraho umutima urambwira ati ubundi Imana uri kubaha kugiye gupfa. Yarambwiye uwo mugabo ngo uzampa rimwe gusa ngo usubize mu ishuri, numara kwiga urangije lisansi nzakujyana muri masters, numara kwiga masters tuzajya gutura muri Mozambique. Kubona umwana w'umukene umuntu akaguha mapu nk'iyo ngiyo, ni ukuri warokorwa n'Imana yonyine. Niho naboneye ko agakiza karahenze, agakiza karahenze. Najyaga nsoma hamwe Pawulo yavuze ngo ibyari indamu yanjye ngo nabitekereje nk'igihombo, ngo ndetse ngo nk'amase, ngo kubw'ubutunzi butagira akagero ngo buri mu kumenya Kristo. Muri Yesu ari mu butunzi butagira akagero. Niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo uwanyimika haba umwami w'ishyanga rikomeye gute, ariko ndi imbata y'icyaha ntabwo nabikunda. Akakugira ukomeye, akaguha izina rizwi muri umujyi wa Rusizi, ariko akakugira imbata y'icyaha.
ikaguha kubengukwa n'umuhungu ukomeye, ukitwa umugore w'umuyobozi, ariko uri imbata y'icyaha. Nimwite ku bugingo, kuko abitaye ku mubiri bitagize icyo bibamarira. Mutima urambaza ngo ubundi wamuhaye rimwe. Ndavuga ni ukuri pe, kuko ndabona Imana yanyihishe. Abo twaganiriye mu gitondo nibyo nababwiye ko Imana ijya yihisha neza. Hari aho ugera ukumva ugeze ku munota wa nyuma, ariko abaririmbyi bavuze ngo nyir'ururembo yagiye ashinga amabuye yo gukandagiraho. Mbitekereje nibuka ko kuba naringeze muri uwo mugisha ari ibintu Imana yajyaga ivuga kera. Umutima urambaza ngo ko Imana yavuze kuziga mu mahanga, yashimye kuziga biciye mu nzira z'ubusambanyi. Umugisha Imana idusezeranya ntabwo ari twe tuwucira inzira. Inzira z'Imana ziragororotse. Naho iyo uzanyemo tekinike ni wa mugisha abantu babona batazatinyuka no gushima, ngo bashime ngo ndashima Imana ko yampaye, kuko yazanyemo tekinike zitashimwa, zanye mu buriganya. Ndabyibuka ibyo bintu, byibutse ariko nagiye kubyibuka ngeze kure. Natangiye gufata telefone ndi kurebaho nomero ye iri ngo muhamagare. Ariko burya abajene nibo njya mbibwira, burya icyaha cy'ubusambanyi kigira imbaraga zituma ntawe ugikora rimwe. Rimwe ribyara rimwe, rindi rikabyara rimwe, ubwo ntibibaye gatatu, rimwe rimwe umuntu agashiduka yarabaye inzobere. Ni ibintu umuntu ahunga bitaraza. Naho iyo wabyijanditsemo, nubwo Imana igira imbaraga, ariko biragora kuva muri ubwo bubata. Ariko Yesu yaje ngo ace ikigoyi. Haleluya! 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 Imana ishimwe! Imana ishimwe! Imana ishimwe! Imana ishimwe! Mpita mfata telefone nari mfite, ndayifungura, PS kuri PS, simukadi ndajugunya, batiri ndajugunya, byose ndafata ndatatanya. Mbikorera umutima urambwira ngo utazongera no kugira umutima wo gufata telefone ngo ugiye kumushaka ngo umuhamagare. Buri inzira wigeze uhuriramo na Satani ntukayinyure. Hari igihe abarokore biyemera ngo mpfa kuba nasenze ngo nzamusura. Nagiye mbona abantu basambana bavuye mu masengesho y'iminsi 3 yo kwihiriza ubusa kubera kwiyemera. Uwo turwana ntabwo ari umuswa, ntabwo ari umuswa ku buryo umwiyahura mu maboko ngo wasenze. Arambura, ariko kwa kundi Satani ahiga ubugingo, anyura ku wundi mukobwa wari utuye aho, aramubwira ngo nshakira ngo Sister Joyce, mwana w'umuhindekazi azanye. Joyce baragushaka. Nitabye telefone numva niwe. Arambwira ngo Joyce, ko bambwiye ko ugiye gupfa, kuko yajyaga baririza amakuru yanjye. Wari waragize amahirwe yo guhura nanjye ugukunda, none ugiye kugwa aho ngaho. Tuzahura n'abandi bahungu bakwangiriza ubuzima. Ticyo koze ati nta kundi, ati kuko ngukunda tega unsanga ibunaka. Yari afite ahantu yaje mu isantre, kuvaho narindi ujyayo yari amasaha 2. Ubwo nuriye imodoka ndagenda. Nari maze iminsi nsenga, ntagiraga amasengesho adashira, ariko arimo n'ubwana, kuko umutima warambwiraga atahari senga menshi bizatuma Imana igutabara vuba. Ariko ubwinshi bw'amasengesho ntabwo ari icyo busobanuye. Buduhereza imbaraga zo gutegereza, ariko ntibivuze yuko Imana ihisiza. Tazarinda urwara igifu ngo utagangare. Yobu yaravuze ngo henga mpimirwe ku minzani ireshya, Imana ibanza irebe gutungana kwanjye. Ndangije ndagenda.
nari narashishutse mu maso kubera kutarya, nsa nabi, ndi umwana w'umukobwa usa nabi cyane. Abo twabanye mu iteraniro nababwiye ukuntu nageze aho nibagirwa imyaka yanjye, ngo hari akantu ko kuzajya njya mu gikapu gukuramo irangamuntu, nkareba ni harya navutse ryari, nkabona ibibazo nikoreye biraruta imyaka mfite, bigatuma mpora nshyugumbwa kureba ku irangamuntu ngo menye uko ngana. Ubuzima bukwambura ubwana, bukakwambura ubukumi iyo bwabaye bubi, umuntu ukaba mubi kandi wari ufite uburanga. Ariko biravuga ngo nzongera kukubaka mukobwa w'i Siyoni, nawe uzaba wubakitse rwose. Ankubise amaso, yari umugabo wasuzuguraga, yari afite ukuntu akureba ahereye ku kirenge akusa ku musatsi, ngo ya baba, ngo nuko wabaye, wari waragize amahirwe yo guhura nanjye ugukunda, ni iki cyatumye uhatagangara bingana bityo? Ndaceceka. N'ubusanzwe nari nsanzwe ndi umwana utavuga menshi, ariko noneho ibibazo bibaye ndajunjama, nkazajya gusa ndeba ntavuga. Amfata akaboko, yaravuze aravuga kugira icyo musubiza biranga. Ahita amfata akaboko, ahantu twari turi hari farumasi, amfata akaboko anyinjiza muri iyo farumasi, arambwira ngo niba utinya gusama, ndashaka kukugurira imiti abakobwa bafata ntibasame, mwene so mwasangiye igaburo ryera. Ndamubaza, nahise ngira ubwoba ndikanga, ese dadi, ndafata imiti nicira abana mu nda ntazi ko nzanababyara? Mera nk'ukojeje agati mu ntozi. Ngo ariko barabivuze ngo ubwenge bwari bwiza, ngo nuko bwagizwe n'abantu bose, ngo ifu ngo uzapfa utyo, ngo narabivuze ngo abakobwa barokore ni ibigoryi. Aranyohera rwa rugendo rwa ya masandu ugenda nta no kurya, nari nanaburaye, ndagenda ndongera nsubira hahandi ndataha, dutandukana ubwo ngubwo. Ambwiye ngo uzapfa utyo, ngo abakobwa barokore ni ibigoryi. Nuba n'ikigoryi uzakibe cyo ku bwa Yesu, nta kibazo. Ubaye iki gitumye ufata ubugingo ukabigurana ifunguro ry'umunsi umwe? Bibiliya niko yavuze ngo muramenye hatamera umwe muri mwe wamera nka Esawu waguranye umugabane w'umwana w'imfura ifunguro ry'umunsi umwe. Ndagenda mubabara uranyica, mbwira Yesu nti Yesu, ko kubabaza n'abana? Ese wibagiye ko ndi umwana? Nge niyumvagamo nk'umwana, ariko Imana ikabona ko ibyiza ari uko nyine imbanza ikambabaza nkiri umwana, kugira ngo nzagire umumaro mu gihe gikwiriye. Jya ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Baho ngaho, ariko nkunda kubibwira abajene, dukunda kubana cyane. Kino gitabo Ijambo ry'Imana rya mbere y'inshuti, naricaraga nkarisoma nkihanurira muri iri jambo, ibyiringiro nkabikuramo. Ijambo ry'Imana ryampaye icyizere, ijambo ry'Imana ryarankomeje, ijambo ry'Imana ryamaze ubwoba. Ndashimira Imana kubw'iki gitabo. Ubundi ntikiryoha, nta nkuru z'urukundo zibamo, nta bwato bwa Titanic wasomamo, ariko ijambo ry'Imana ni inkota. Ijambo ry'Imana ni umuyobozi mu gihe cy'amayira abiri. Uzaripfunyikira umwana wawe hejuru y'agasabune, wongereho iyi nkota, nagera hakomeye. Aho utari, ijambo ry'Imana rizamuyobora. Ijambo ry'Imana ni inshuti yanjye, ryabaye inshuti. Nkazajya ndisoma nkaritama amarira,
ndibuka nigeze nicara muri rya shyamba mfatwa n'ibitotsi bitunguranye. Ubundi nari nararwaye kubura ibitotsi, ariko rimwe mpishaye mfatwa n'ibitotsi bintunguye. Inzoka ya sikorupiyo iramfata ku gitsinsino. Ubundi abahinde mu majyepfo kwera amashyamba yaho habamo utuyoka twa sikorupiyo, n'utuyoka tubi cyane. Noneho tumfata njye nsinziriye ntabizi, shidukira hejuru ndebye ku gatsinsino mbona akayoka kamfashe, ndagashikura ni mu izina rya Yesu. Ndebye mbona ya nzoka ntiyamfashe. Muri iryo shyamba niho Imana yise impera Zaburi 125 ivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, tabashika kunyeganyega, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo ariko Uwiteka agota abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Abantu Uwiteka yarinze. Haleluya, Imana ishimwe. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka turindira mu bakonikoni, ugatura hagati yabo. Inzuzi zabo zihora zivuga ngo ntabwo azarama, ariko bagasanga urinzwe nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Nta muntu wanterera haleluya, ndumva haleluya iri kunyakamo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nabonye uburinzi butangaje bw'Imana nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Uwiteka agota abantu akaturindira abana iyo ku mashuri, ugaheruka agenda ukajya kubona ukabona aragarutse, ukabona araje. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Ubwo niyumvagamo kubandikira iby'agakiza dusangiye, numvise ko mpaswe kubahugura ngo mushishikarire kurwanira iby'abera bahawe rimwe kazageza iteka ryose. Ndi imbere y'Imana, Imana ndinze gusambana n'umugabo w'abandi. Dore ndi imbere y'iteraniro, mu iteraniro ryera, mu nzara nyinshi, mu kwambara ubusa, byari ubuzima bubi butavugika. Ubu aho nakuriye niho njya mbitekereza. Nkiri umwana sinari nzi uburemere bwabyo. None igikombe kimwe cy'amata gitumye umanura umwambaro w'imbere urasambana. Ifanta ya oranje icupa rya 600 riguciye ku igaburo ryera riraguheza. Barakora mwabaye mute ko mwatangije iby'umwuka mukaba musoresheje iby'umubiri? Ibyaha mwatinye mukiri abasore n'inkumi mukaba muri kubikora mwuzukuruje. Byabagendekeye bite? Niki byagenze bite ku buryo abana b'abakobwa batagitinya gusambana? Ibanga ry'ubusugi muri tekereza mute? Byagenze bite? Ngo mama Joy ngurumva ngo nagiye kumureba ngo ngira ngo munyureho ngo tujyane muri repetition ngo bihita birangira. Ariko ni igicuri warwaye, yaguteye umutega gutikura ku buriri. Byagenze bite? Jewe mbona nababaje ntese nta myambaro y'imbere mu cyambara, koko aravuga ngo nagiyeyo ngo njyanyikaye ngo bihita birangira. Uriya ni umwenda umuntu yambura yabitekereje. Ntayo mu cyambara muyisiga mu rugo mukagenda. Igihe cyanjye cyo kugeragezwa kigeze. Wa mugabo yari yarambwiye ngo nagiye mwiyerekwa, ngo Imana irambwira ngo izaguha kugirira umugisha mu bantu mudahuje uruhu. Iwacu aho twabaga haje kuba igiterane cy'Abanyamerika. Noneho uwo Munyamerika yari umupasiteri, atuma aho hantu twabaga arababwira ngo tuzaza gukorera igiterane aho hantu. Ariko kubera ko amasomo twigaga habagamo n'ayiyobokamana, yumvaga ashaka kureba abanyeshuri be kuko cyari ikigo cye, ariko yarakiragije Abahinde kuko yari Umunyamerika ataba mu Buhinde.
aravuga ngo iryo teraniro nzazamo ngo ndashaka ko rizayoborwa n'umunyeshuri. Dore rero bashakisha umunyeshuri wayobora iteraniro. Joy ari he? Ari mu ishyamba. Ko mubyinnye mbere y'umuziki. Ubwo ayo ni amakuru nge nahawe, kuko izo nama zishaka uwo muyobozi sinari ndimo. Ntagezeho baranyirukana, ibintu byanjye babita hanze, urusengero rw'abanyeshuri barunyirukanamo, ngo sinshaka kubona umunyeshuri, ngo umukobwa, ngo uba ahantu hanjye, ngo uba mu nzu yanjye, ngo singushaka, ngo mu iteraniro ry'abanyeshuri. Mbure epfo na ruguru, hahandi wibaza ngo nakoze iki. Nkazajya mfata miruwari nkabona ndi mubi cyane, meze nk'igikecuru kibi kidakaraba gisa nabi. Niko nibonaga icyo gihe, niko agahinda kamera, urireba ukabona indi sura. Haba rero bakoranye inama ati dushake umunyeshuri wazayobora iteraniro. Niko umuyobozi w'ikigo yitwaga Dr. Tracy yategetse yuko ari umunyeshuri uzayobora. Mu nama y'abanyeshuri rero mwibuke ko nababwiye ko njya kujyayo, Imana yambwiye ngo nguhaye impano zo kumenya indimi z'abanyamahanga. Abantu bize ku gihe cyanjye twigaga mu Gifaransa, hariya rero nta Gifaransa kibayo, ni Icyongereza. Ariko ngezeyo Imana yampaye gutinyuka mu makirite y'abanyeshuri, nkabwiriza banseka bya cyana, ariko Imana ikantoza. Ngeraho ndabimenyera, bampa kuyobora agakorari ko ku ishuri. Igihe cyo gushaka umunyeshuri uzayobora, abanyeshuri bampitamo barandobanura, abayobozi barabyanga. Ngo nimushake ngo undi muntu, Joy ntakiri umunyeshuri. Nari umwana usa nabi, narazanye imitsi mu maso, nsigaye ngenda gutya mu nda ku buryo nashyiraga akantu mu nda nkamera nk'ugataye mu gisebe kubera inzara nyinshi. Nkumva nta muntu wankunda. Mfata urupapuro ndandika, mbwira Yesu nti Yesu, kuko uwo mugabo yajyaga ambaza ngo iyo undebye ubona ndi iki kuri wowe. Niyo nkurebye mbona uri nk'inyamaswa. Mbwira Yesu ni nzarinda mpfa ntabanye n'umuntu witwa igitsina gabo. Ndabyandika urwandiko rurutuye, ndamubwira ntuzampa amafaranga, nzubaka ikigo cy'abana b'imfubyi, ntabwo b'abakobwa. Numvaga ibintu bijyandanye n'ipantaro ntacyo twavugana. Ibikomere niko bimera, bikuzinura abantu, bikakuzinura ibintu bimwe na bimwe. Ariko Yesu yagarutse turongera tugakira, tugacya ku mutima. Uzi ko Yesu yanyijije nkabona abatonta ari beza. Mbona abapapa ni beza n'ukuri. Burya ni beza, ntabwo bose ari babi, habaho abana beza. Barangira babuze uzayobora iteraniro. Inama irataha. Ariko kubera ko abayobozi babyumvishe ko Joy ari we bashaka, umuyobozi ushinzwe abanyeshuri yarazi inzu najyaga nseseramo nijoro nka saa 5 arahakomanga. Joyce uri mu nzu? Abanyeshuri baraceceka ko banyingiraga ikibaba. Uri mu nzu? Baraceceka. Mbona arinjiye angwaho nicaye. Joy, inama y'abayobozi n'abanyeshuri yanzuye ko ari wowe uzayobora iteraniro. Tamakuru wayamenye? Tejo tidufite igiterane, abanyamerika bazaza gusura ikigo, none witegure ejo uzayobore iteraniro. Ndikanga. Mwibuke ko Imana yarambwiye ngo izampera umugisha ku bantu tudahuje uruhu. Arambwira ngo yarabimbwiye nzenga amarira mu maso, arambwira ngo ngo cisha make, ngo abashyitsi nibagenda tuzagufasha, ngo ntuzagaragaza umubabaro, abashyitsi nibaramuka bagiye tuzagufasha. Maze umubabaro ntujya wihishira, iyo uhari uba uhari. Gira gutyo ukabona paruwasi yateranye, umubabaro uraseruye, kumva umuntu aratsikimba. Arambwira ngo tuzaguha iminota 15, uzasome ijambo ritoya ryo gutangiriraho iteraniro, uririmbishe n'uturirimbo tugufi 3. Numara kubikora gutyo, wakira umuyobozi w'ikigo, yakire abashyitsi. Ndabyikiriza mpita nsubiraho narindi.
ndagenda nicara ku buriri bwanjye ntegura iryo teraniro. Ya zaburi nababwiye yari zaburi yanezezaga umutima cyane kuko nayihawe n'Imana mu ishyamba. Mu Cyongereza ho rero iraryoshye cyane. Ndagenda ndayifata iyi niyo nzasoma ningera mu iteraniro. Byari bube mu gitondo cya kare saa 12 kugira ngo rirangire kare dutangire amasomo. Nari mfite n'indirimbo zamfashaga. Bino bitabo byacu by'indirimbo bigiye bihura n'ibyo mu bindi bihugu. Harimo iriya ndirimbo ivuga ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo. Our founder friend is Jesus. Yari indirimbo nakundaga. Muririmbyi yararimbye ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ngo niwe uruta inshuti zose zo mwisi. Hasi akavuga ngo igikundiro cye cyinshi. Yesu afite igikundiro cyinshi. Nabonye umugabo uruta data wambyaye ni Yesu. Haruta uwo twashakanye ni Yesu, ngo igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje. Taremezwa n'igikundiro cya Yesu, uzemezwa n'iki? Muririmbyi ngo yamurabutswe amanitse ku musaraba, aramuririmba ngo aravuga ngo nitegereje umusaraba, ngo Yesu yapfiriyeho, ngo mubonye ngo ndamutakambira, ngo ndamubwira ngo mbabarire. Icyampa nawe ukarabukwa Yesu uyu munsi, arayabambwa kuri uyu mugoroba, wamukubita amaso ukamutakambira ukamubwira ngo akugirire imbabazi. Indirimbo yaramfashije cyane, nayo ndayirobanura. Ninjiye muri rya teraniro mu gitondo, mbona abana bari bamaze igihe nabo barambuze, bambonye baratangira ngo Sister Joyce, Sister Joyce. Yo bitanseka disi, sinari nagiseka, ibitwenge byagarutse nyuma. Nakubonaga unaseka nkumva nteye umujinya. Ariko ngeze mu rusengero numva abana baramba ngo Sister Joyce, Sister. Yo bitanseka. Rya teraniro ndiyobora ameze neza, mpagarara ku ruhimbi ndavuga ndabasuhuza, ndavuga nti nimureke dutangire iteraniro ryacu na zaburi y'125. Nkiyisoma mbona abazungu bararize. Abazungu rero n'abana beza bagire emosiyo, ariko twebwe kubera intambara, inzara, ibibazo nta guseka nta nyinya. Subwo mwagiye museka kuko mana turabwiriza mwa mumeze ngo mwagiye mucishamo mukanase. Uzi ko mufashwa nk'abantu b'i Kigali. Kigali niba ubwiriza ameze ngo ufashijwe ukabona agize ngo mujye museka kuko mana. Noneho maze gusoma zaburi gusa mbona abazungu begamiranya amajosi, baratangiye bararira. Noneho iburyo abantu bafashijwe natwe tugira imbaraga kumva amavuta araje, ariko iyo mumeze ngo duhita dusoza. Mbanye bafashijwe numva imbaraga ziraje, ndavuga nireka mpamagara abaririmbyi turirimbana baze turirimbe. Dushyiraho ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo. Yari iri mu njyana nziza, nayiririmba. Buriya iyo uvuga ibintu bikurimo biraryoha. Narayumvaga cyane ngo niwe uruta inshuti zose zo mwisi. Nkamwibuka wa mugabo avuga ngo arankunda 120%, ariko yajyaga yikokomora amacanjwe ngo uzapfa utyo, ngo abakobwa barokore n'ibigoryi. Burya tuvuga biki? Twajyaga dufata urugendo rurerure, twabaye tugenda, twagera mu nzira ndatinya ko turi ku nzira, ngo ariko ngo ubu ntiwampa. Nabyanga akava mu modoka akagenda akagura ibyo kurya, agasohokana amasprite n'amacapati ari kurya. Umwana mwakoranye urugendo wakuye mu Rwanda w'umukene. Mwakoranye urugendo. Nkiga, abantu babaye muri kaminuza murabizi, winjira mu kizamu ufite jeto yuko wishyuye exam. Nkiga ukwezi kose, igihe cyo kugira ngo yishyure akambwira ngo urama ntuma. Nabyanga isomo nkarisibira. Nararyitoje ukwezi kose. Twibutse iminsi
yacu ya kera bidutera kuramburira Imana yacu amaboko. Yesu yaratwibutse. Dawidi niwe wigeze abaza aravuga ngo umuntu ni iki ko Imana imwibuka. Ubugingo bwanjye bwakize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'umugoyi. Murabyumva? Ubundi nicyo bisobanura. Nuvuga ngo ni ugukira aho hazari bitari bihari, ariko wagira amahirwe ukabona wisanze mu Rwanda. Muri iryo shyamba Imana ikanganiriza ikambwira ngo icyo umwana w'umuntu yakwimye ugisambaniye nzakiguha ngikubye inshuro nyinshi. Imana izadushumbusha ibyacu inzige zariye. Haleluya! Abababazwa uko Imana ibishaka nibabitse umuremyi wabo ubugingo kandi bagumye bakore neza. Indirimbo turayiririmba ngo ni uruta inshuti zo mu isi. Habyumva cyane. Yobu nawe yagize iryo nararibonye ngo yigeze akira agira inshuti nyinshi. Burya iyo ukiza nyine ziba zihari. Agira abamuririmbira, agira abamushima, agira abamutegurira, ngo ariko amaze gukena bose bagenda kinyuma nyuma. Iyo barandika aravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ngo ariko hariho inshuti imwe rukumbi inamba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Iyo nshuti ntabwo ari marene, iyo nshuti ntabwo ari abo twashakanye, iyo nshuti ni Yesu. Haleluya! Haravuga ngo hariho inshuti imwe rukumbi inamba ku muntu. Nimuhabwe kunamba kuri iyo nshuti Yesu. Turirimbye iyo ndirimbo mbona nyirikigo w'umunyamerika arahagurutse aratangira atembera mu iteraniro, ari akavuga ngo ndatangaye, ngo ndatangaye, ngo ndatangaye. Ya minota bampaye irashira, ndavuga ntikanakire muyobozi w'ikigo atwakirira abashyitsi. Amuhaye mikrofone aratangira avuga ibintu byinshi, anambeshyera ngo uyu mukobwa ngo yabaye intwari. Bundi aho hantu nabaga higeze kuba birabura benshi, ariko haza ibintu byo kutwanga no kutatureba neza, birabura benshi baragenda. Ariko ngiye kubera kubura uko ngira ndahaguma. Nanjye iyo mbona uko mpava mba narahavuye. Kandi mu bantu badufashe nabi uwo wari uri kuvuga ngo yabaye intwari, ngo arutangwa abandi bene wabo, yabigizemo uruhare. Ariko nyine ushoboye kuvuga aravuga nyine nta kundi. Hari igihe umuntu akubeshyera. Najyaga mbona uwo mugabo ukuntu yangenzaga, ariko mu kandi kanya nkamubona yatumiwe mu biterane ari kubwiriza, ku buryo ntinya no gutaka. Nkavuga nti umuntu ubwiriza kuriya afite bya bindi mwita amavuta, nzajya mvuga ngo aransaba. Harya aransaba iki? Umwana w'ibiro 30. Bigatuma nceceka nkabwira Yesu nti urugamba ndwana ni wowe uruzi, uzandwanirire. Iryo teraniro mu mugabo amaze kuvuga ibyo bintu byose, nahise mfata ibitabo byanjye ndigendera. Ryanabaye ntahari, ariko hari hajemo umukobwa wo mu psikologe uvura indwara zo mu mutwe muri Amerika yitwa Dr. Ebi. Mu gihe ngewe nisararangaga, urumva namaze kuririmba ya ndirimbo, mfatwa n'umwuka w'ivugabutumwa ariko wuzuye ibikomere. Buriya hari igihe tubwiriza ariko nk'umuganga akakwitegereza akavuga ati nubwo abwiriza yarasaze. Kuko nge nari nzi ko nafashijwe, narayiririmbye ndavuga n'inshuti zagenda, ababyeyi bagenda, ndavuga muganga aranyitegereza, wabona narasaze uburwayi bumereye nabi.
abanyeshuri batashye iteraniro rirangira babwira ati nimugera aho muba muze kumbwirira wa mwana w'umukobwa yoboye iteraniro ko mushaka, mumubwire ko 10:00 zuzuye aba ageze hano ndamushaka. Babwire umunyamerika ntumyeho, narebaga ku isaha nkabona ntirimuka, nkabaza abana tese yanyira barasanga ngo ni 8:00. Ntuwiteka we n'umunyamerika yantumyeho, ndakwinginze umbabarira mfashe. Burya igishoboye gusenga data twese ndagushimye twageze imbere yawe biba bitarakomera, iyo byakomeye urasa ku ntego. Burya protokole y'isengesho ishoboka nyine kuko umutima umeze neza. Ni Yesu we n'umunyamerika ntumyeho umbabarira mfashe. Nuko 10:00 zuzuye Ebi akimbona aza yirukanka, duhurira hagati na hagati. Cyari igikobwa kirekire kinini kingana na papa wacyo, gihita kimpobera kiranyiyegamiza, nanjye niseseka mu gituza cye, umva ndarira nk'akabebe, mpigiza nk'akana. Ariko uko ndira nkumva umutima wanyu uri kuruhuka. Burya n'abaganga bo mu mutwe nicyo batuvurisha, iyo yagize amahirwe ukarira burya niko gukira. Ariko twebwe amarira turayamira, ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu, imitima ikenda guturi. Nugira amahirwe ukagera imbere y'Imana, ujya urira usuka amarira yawe imbere y'Imana. Uko ndira nkumva Ebi aravuga ngo praise Lord, praise Lord. Uko ndira we agashima Imana, ngo Imana ishimwe, Imana yashima Imana. Nkongera nkamwegeza y'amaboko, nkaryama mu gituza cye ngo wow. Ebi akanezerwa. Ariko mbona arambwiye ngo Joy ngo ihangane, yari afite utupapiye mushwari yagendanye, aranza ngo akanshyira ku mazuru ngo pfune haka, nanjye ni hisa. Ariko Yesu yaguha keya ukayanga, ubundi ko tuyibura, ubundi hari ikintu kiryoha nka keya. Umutima urambaza ati ubundi umuntu w'inkumi wacecetse ukavuga ikibazo cyawe urakomeza wirize. Nihanaguye mbona muganga arababaye ngo no, ngo Joyce ngo wakongera ukariraho gatoya. Ntinarire nanjye nitetesha ku Ebi aranezerwa, mbona nshyizeho umusaya nawe ararize. Uko arira nanjye ni yo nkumva disi ndi gukira. Uzi ko numvaga ndi gukira, nkumva hari igitwaro kubona umuntu uririra ukamuririra ku bitugu. Ariko muzi ko umuntu akomeye, muzi ko umuntu amafaranga adasimbura umuntu, muzi ko ubutunzi butasimbura umuntu. Umuntu uramubura ugapfa. Hamujya ku rutugu nkarira. Ebi arambwira ngo Joy, ngo hari ikintu nshaka kukubwira. Tujya kuza muri iki gihugu nabwiye papa, kuko yari yazanye na se na nyina na musaza we nawe n'abandi bantu baje ari delegation y'abanyamerika 16. Papa aranga aravuga ngo nimuze twese tujyane. Arambwira ngo ariko mbonye ko icyatumye twese tuza muri iki gihugu kwari ukugira ngo Imana ikize ubuzima bwawe buri mu kaga. Jambo ryiza rivuzwe mu gihe gikwiriye, ngo ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Avuze iryo jambo nsesera mu gituza cye ndarira. Aramanagura ati Joy, ati hangane, atucishe make tubanze basu nsobanurira ikibazo ufite. Ebi ndamutekerereza, ahita ahaguruka ngo Joy ngo ihangane. Ahamagara papa we na papa mama bari baraho, bari bafite inzu bacumbitsemo aho, ngo muze mbabwire. Papa we na mama we baraza, ngo Joy ngo ntiyashobora kuvuga, ngo ariko nkoreka ngo mbabwire ibyo namutekerereje byose arabibabwira. Mbona se na nyina begamiranye ijosi bararize. Ariko umutima urambwira ati mwegamirana amajosi ariko mumfashe. Ibintu bya emosiyo nyinshi mubimbabarire umutindi nyiraro.
mbona bararize. Umugabo arihanagura ngo Joy, ngo nagukunze. Umugore we rero twaritiranwaga, nawe yitwa Joyce. Ngo nagukunze, ngo madamu nawe yagukunze, ngo yabonye umwirabura bitirana. Kandi ba Joy ni benshi pe, ariko umudamu nyine yarambonye anezerwa no kubona akantu kazahaye gutyo bitirana. Umugabo ariko nakwitegereje ngo mbona urimo umwuka w'Imana, ngo kandi uracyari mutoya, ngo ariko mbabajwe n'ukuntu ufite umubabaro ungana gutyo. Ahita ahaguruka agenda ngo ameze ngo, mbona agiye mu gakorodoro, nanjye mukurikiza, nanjye mva mukurikiza ijisho gutya, mbona afashe imashini arareba. Ubwo yari yagiye, Ebi arasigara angeranya ankuyakuye, nanjye nkagondeka ijosi. Yesu ajya atanga keya, nimuhabwe guhabwa keya na Yesu. Yesu yaje kugira ngo adukureho ingoyi z'imibabaro ingana gutyo. Watunga umubabaro ungana gutyo ukazabaho igihe kingana iki, ariko Yesu yaje muri iri teraniro ngo atubohore ingoyi. Ingoyi zicike mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana ishimwe. Arambwira ngo Joy, ati mfite iminsi 6 muri iki gihugu, nindamuka nsohotse muri iki gihugu nzagusigira amafaranga, uzasubire mu ishuri ntuzongere kurira. Numara kwiga uzanyandikire, nzakoherereza tike y'indege izagusubiza mu gihugu cyawe. Yesu ndamushimira, uko yakabinsezeranyije niko yabigenje. Ndashima Yesu wamukoreyemo. Yesu niwe wabikoze. Yesu niwe shima. Yesu niwe shima. Ineza nk'iyo higirwa na Yesu. Uwo ntabwo ari data wabikoze, byibura mvuge ngo ndamuca ko hariho isano ry'amaraso. Yesu yamwicayemo angirira imbabazi. Ndashima Yesu, umwami w'umunyambabazi. Nawe Yesu yakugirira imbabazi, akukubohora iyo ngoyi ikumazeho igihe kinini. Umwanzi hari igihe yinjira mu mibereho ya muntu akamuboha, akakuzirika, akakubohesha akarandeza bakubyaye, akakubwira ngo n'iwanyu ntibize nawe ntuzige, iwanyu ntawakize nawe ntuzakire, iwanyu ntibashaka nawe ntuzashake. Ariko uyu munsi mpanuye gucika kw'ingoyi. Uwiteka aravuze ngo akira gucikagurika kw'ingoyi. Uwiteka nakubohore byuzuye. Uwiteka nakuzure. Uwiteka nakubohore. Uwiteka kunamure. Uwiteka gutura umutwaro. Uwiteka guhoza amarira y'igihe kirekire. Nimumvugire ngo haleluya! Imana ishimwe. Yesu aramfasha, kwiga birongera birashoboka. Ndashimira Yesu ko yanshoboje kwiga. Mitamvaho ndongera nshaka indi kaminuza nigamo, maze gusoza ndamubwira nti narasoje, anyoherereza tike y'indege yo gutaha. Ndashima Yesu wangaruye mu gihugu cyanjye, igihugu kirimo amahoro. Ngenda ku manywa na nijoro nta bwoba, ntikanga, kuko Yesu yaduhaye amahoro. Dushimira Imana ko Abanyarwanda Yesu yaduhaye igihugu cy'amahoro, tugenda tutikandagira. Yesu yaje ngo imbohe zibohoke. Wowe uri muri iri teraniro wumva ukeneye ko Yesu yakubohora, uraza guhaguruka ku maguru yawe ubimusabe, ugaragaze icyo cyifuzo imbere ya Yesu, umubwire ngo nanjye mbohora mu buryo bwuzuye. Kandi Yesu arabikora. Nubwo navuga ntuje gutya, nyine ndi umugore yigana ituze, niko Paulo yavuze. Ariko umwuka ari kuvuga cyane, umwuka ari kuvuga cyane, umwuka ari guhamagara cyane ngo uyu munsi numwemerera arakubohora mu buryo bwuzuye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.
ninde ushaka inkunga y'amasengesho ngo arambure ikiganza mu iteraniro? Imana ibaha umugisha abambi. Yesu abaha umugisha. Yesu abaha umugisha. Yesu abaha umugisha. Ngaho muhaguruke dusengane. Buriya ingoyi ikomeye ni ingoyi iboha ubugingo bw'umuntu. Mwanza akakubwira ngo ntugakizwe, ntukaneshe, ntukirinde, ntugahunge, kagushuka ngo nubikora gutyo uzakena, nutabesha uzasubira inyuma, ukabaho uri muri ubwo bwoba butazagira icyo bugufasha uretse kuzatuma utungurwa n'impanda y'imperuka. Ariko Yesu yaje kugira ngo atangaze umwaka w'imbabazi muri iri teraniro. Kadufata aka kanya ubanza utekereze ko nawe ukeneye izo mbaraga. Ufite imbaraga zo kwigobotora fiyanse mubi ukujyana mu byaha. Saba imbaraga zo kwigobotora ibiguzi bibi biguteranya n'Imana ngo urashaka amaramuko. Bwira Yesu aguhereza imbaraga. Mwami Yesu, turagusenga dufite ubwoba kuko tumaze kubona ko dusohoye mu gihe kibi cyane, igihe intwari zinaniwe hasigaye intwarane. Niyo mpamvu umuririmbyi we yabibonye kera, ahimba indirimbo aravuga ngo uru rugendo ngo nuba batinyutse ngo ibyago byose ngo azakurikira umwami Yesu. Inzira imaze kuramba ni inzira yuzuye ubunyereri, na Mukristo yayinyuzemo ngo Apoloni yaramutangira mubuza gukomeza, ngo ariko asanga afite ijambo ryawe ngo rimubera inkota arwanisha kugeza igihe yagereye ku rurembo. Yesu intwari irataka inyingiriwe kuko twumva Yesu atwemeza ko tubuze imbaraga. Twumva Yesu atwemeza ko tubuze imbaraga. Aha hantu turi hari izindi ntwari zahabanje, ariko iminsi iba mibi zirananirwa zirarekura. Yesu, ariko dushoboze kurwana intambara nziza, kuko ikibuga turi kurwaniramo kirimo abahamya benshi bakinyuzemo baranesha. Niyo mpamvu ijambo ryawe ritubwira ngo abakiranirwa bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko hazabaho iteraniro ngo abakiranutsi bazivuga ibigwi, tugasanga twebwe ntacyo twakoze. Duhereze imbaraga, dusohoye mu gihe gikomeye, igihe cy'ubwesikoro, igihe cy'ubugome bukabije, igihe cy'ubusambanyi bw'ikoranabuhanga, igihe abagabo bataye ingo, igihe abagore basambanye babyaye gatanu. Tugeze mu gihe cy'ubutinganyi, igihe abana biyahuye mu nzoga n'itabi, igihe ababyeyi baryamanye n'abo babyaye. Yesu, dusohoye mu gihe gikomeye. Umugeni aratabaza, umugeni aratabaza. Data dutabare twe gupfa, dutabare igihe gikomeye. Kubona akazi bisaba gusambana. Yesu dutabare, dutabare Yesu, dutabare. Isi yabaye umudugudu, dore abantu bari kugenda amahanga. Yesu we, dushoboze gukiranukira mu bihugu bikomeye, bihugu butazi Imana. Dushoboze guhamya imbere y'amafaranga, dushobore guhamya imbere y'abagore beza. Dushoboze, 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 dushoboze. Utugabira imbaraga, shoboza abakozi. Aya matere duhagazeho yahagazeho abavuga butumwa b'ibyamamare, kugeza ubu ntituzi aho bagiye. Imbaraga zarashize barahemuka. Dutabare, dutabare mwana w'Imana, dutabare twe gupfa, dutabare twe gukorwa n'isoni. Yesu turatatse, dutabare twe gupfa. Urakoze,
agakiza kakandi wameneye amaraso, kamwe warariye i Getsemani, kamwe wakubitiwe, dushoboze kukarwanira. Urwana intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe. Ufata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Usiganirwaho Yesu yicaye agutegereje. Niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Reka dusenge.